gusaha nese abandi bagiye ndagakwaya nazi nurangiza wigendere ahubwo muraho Bushombe wo mu Runana benshi tumuheruka ari umuhanzi kandi yaratangiye kwiga nubwo abayigana n'abana ruta ubu ngubu bageze hehe nibyo koko Bushombe mu Runana ni umuhanzi yabaye umunyeshuri yigana n'abana ariko amashuri ubu yarangije ari mu kazi arimo arakora yego ubu yashinze business ye cyangwa ntago biracamo neza aracyashakisha niho akirangiza birumvikana muziko abakurikira Runana Bushombe yize iby'ubwubatsi ubwo rero aracyakora ibiraka ariko atangiye kugenda atera imbere akora n'ipiganwa ashaka amasoko y'akazi araho nyine arakora nuko mwinjiye mute mu Runana mujya kwinjira mu byagenze bite mu Runana ninjiyemo kera mu bakinnyi ba mbere na episode ya mbere Runana narayikinnye kuko Runana rumaze imyaka igera kuri 20 twatangiye mu kwezi kwa kabiri mu 1999 icyo gihe rero episode ibanza rwose ya mbere Runana nayikinnyemo uko byagenze rero batanze itangazo batumye abantu bashobora kuba bafite ubunararibonye cyangwa se bashobora kuba bazi gukina ikinamico nanjye rero numva ngomba kujya muri abo bantu ndagenda ndapiganwa nuko baramfata nuko natangiye gukina mu Runana imyaka yose maze ruriho imyaka 20 nangiye niyo mfite mu ikinamico y'Urunana mu makuru hari nuko mu kazi gasanzwe mukora mu buzima bwa buri munsi nk'ayi Rwanda Jean Claude nuko muri abaganga ariko icyo twifuza kumenya nk'iyo muri mu kazi kanyu mu buzima busanzwe ntagiye bijya bibaho wenda Runana n'ubu ntabwo turarubona amashusho ariko ntagiye bijya bibaho ko umurwayi wenda mwakiriye aza akaba yamenya ijwi ryanyu mu gihe imyaka yashize nakoze kuko mu buvuzi ariko nabwo hashize igihe kinini ntakora mu buvuzi mu by'ukuri nyirizina nubwo ngikora mu bijyanye n'ubundi n'ubuzima ko nkora mu kigo cy'ubwishingizi mu kigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda cyo bita RSSB mu ishami ryacyo rya mituweli niho nkora mu by'ukuri navuga ko ibijyanye no kuvura kuba hamwe n'abarwayi ntabwo nkibirimo ariko n'ubundi abo twakira nk'abanyamuryango baza batugana nabo tuba dufite inshingano zo kubakira neza no kubafasha rero iyo tuganira rimwe na rimwe nyine hari nk'igihe umuntu muvugana ijwi akarimenya yego cyabigeze bibaho uri nko muri tagisi abenshi usanga abantu bamenyekanye ariko ku majwi gusa agera ahantu hari abantu benshi akanga kuvuga kugira batabimenya nibyo muri taxi hari igihe biba ngombwa ko usa nk'uceceka kubera ko akenshi iyo uvuze byanze bikunze barakumenya cyangwa se umuntu agatangira kwibaza uyu muntu muzihe iyo umuntu avuze nkanjye akenshi iyo nsetse abantu bahita bamenya guseka kwanjye bituma bamenya ko ndi uwo mu Runana kurusha wenda ko navuga iyo nsetse ibyo barabimenya rero hari igihe nyine abantu bashobora gutera ibiparu ukiyumanganya nyine kugira ngo batakumenya ariko niyo bakumenya ntacyo bitwaye niyo bibaye ngombwa uraseka bakakumenya ariko nyine byanze bikunze byo iyo uri ahantu hari abantu benshi ukavuga umwanya munini abantu batangiye kwibaza bati ijwi turizeye uyu muntu tumuziheye reka tuve mu Runana ho gakeya twerekeze kuri Jean Claude mu gukura kwe yakuze ati nakuze nk'abandi bana nakuriye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahantu bita Isamuduha mu Rubirizi
niho nakuriye n'ubu niho ntuye. Yego navutse tariki 12 z'ukwa 12 mu 1969, urumva ko imyaka 50 ndabanyukwije mu kwa 12. Rero amashuri abanza nayize ku ishuri ribanza nyine ryo mu Busanza, hanyuma segonderi nyiga mu hantu bitaga EAM, yari ishuri ry'aba assistant médicaux Kigali, nyarangiriza muri Saint André. Hanyuma niga kaminuza, niga sociologie, nyiga muri EK. Iyo mutari gukina urunana, wenda muri mu kazi kanyu ka buri munsi, cyangwa mutari mu kazi kanyu ka buri munsi, ni iki muba muri gukora kenshi? Akenshi iyo ntari mu kazi ka buri munsi cyangwa mbe ndi gukina urunana, mba ndi mu rugo n'umuryango wanjye, byankigira mu bintu by'ubuhinzi gutyo, ndi mu mirima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kenshi usanga ikintu kinwara umwanya munini ni akazi kanjye ka buri munsi, hakazamo ikinamico, ubundi nkaba ndi kumwe n'umuryango wanjye. Ni iki kikuruhura mu mutwe kuko ni wenda ni muri weekend igihe akanya kabonetse? Ibintu binduhura, ubundi ngiye nkunda umupira w'amaguru, nkakunda kureba filime, urebye n'ibyo, ubundi nyine nkakunda kuba ndi mu rugo nkiryamira. Niba atari ibanga ufaniye ikipe? Ntabwo ari ibanga, mu Rwanda mfana Kivu Sport, ku mugabane w'i Burayi mfana Arsenal, mu makipe y'ibihugu ngakunda ikipe y'igihugu cy'Ubufaransa. Ikipe yanyu Arsenal ntabwo muri iyi minsi imerewe neza, wowe n'iki bivuga nk'umufana? Arsenal imaze imyaka myinshi ititwara neza, twamaze kwiyakira hari nk'abafana bayo, ariko dufite icyizere ko umutoza mushya, ubuyobozi bumuhaye amafaranga akagura abakinnyi akajya ku isoko nk'uko andi makipe, kuko umupira w'ubu ngubu urabona usaba ubushobozi bwinshi. Arsenal ntabwo ari ikipe ikennye, ariko ni ikipe idasohora amafaranga, nicyo kibazo ubona tunafite. Bagiye ku isoko nabo bakagura nk'uko andi makipe agura, kugira ngo nabo bahangana ku rwego rwiza, ariko nibakomeza gutya n'ubundi tuzakomeza kubabara nta kundi, ariko ni ikipe yacu ntabwo twayivaho. Nyuma hari ikintu gikunze kubaho, abantu b'abakinnyi wenda b'ikinamico cyangwa se amafilme, ugasanga abantu mu buzima busanzwe babiteranyije n'ubuzima bakina, kandi bibereye mu buzima busanzwe. Mwebwe ntabwo wenda bijya bibabaho ngo muhure n'izi mbogamizi? Ntabwo birambaho kuko ubundi si byiza ko ukina ikinamico ngo unabe muri ubwo buzima. Ubundi ikinamico nyine ni ikinamico, abantu bagerageza gukina imico. Rero ntabwo uramutse ukinnye ibintu uko uriho mu buzima, tuvuge uramutse ubaye uri nk'umusinzi ugakina ubusinzi, nta kintu waba uri kwigisha, kandi icyo tuba tugamije ni kwigisha abantu. Rero dukina ibintu nyine, dukina imico, ariko ntabwo ari ngombwa ngo bya bintu ukine aba ariko ubayeho. Uramutse ukina ibintu byiza ugatanga ibintu byiza, ntacyo bitwaye. Ariko imico dukina, umukinnyi mwiza ni wa wundi ukina ibintu abantu bakumva ko yagezeyo koko, akinjira mu ruhu rwa wa muntu arimo akina, ariko atari ngombwa ngo abe ameze uko nguko mu buzima busanzwe. Rero koko abantu ashobora kukubona ahubwo agatangara, akaba azi ko Bushombe ni umuntu uri aho ngaho, igiturage kiri aho ngaho cy'ibikoti cy'umwanda, nuko kera bamufataga nyine uruntu rw'urusaza ruri aho ngaho rumeze gutyo rutize. Ariko yakubona ugasanga wenda urakora, uri imbere ya computer cyangwa agatangara nyine, akavuga se buriya muntu burya bwose yarize, ashobora gukora n'ibindi. Rero gukina ikinamico, tuba dukina imico
twinjira muri iyo mico y'umuntu dushaka gutanga ubutumwa, dushaka gutanga inyigisho, ariko ntabwo bivuze ko necessairement ariko umuntu agomba kuba ameze. Umuntu wese yakiri umwana afite inzozi z'uwo azaba we akuze, wowe niba atari ibanga wumvaga wifuza kuzaba iki? Buriya umuntu agira ibintu byinshi yumva yaba we igihe akiri muto. Nkiri muto nigeze kumva naba umupadiri, numva rwose binangiyemo cyane, ariko ntibyakunze, sinabaye we. Ikindi numvaga naba umunyamakuru. Ibyo bintu umuntu wese wamugana agira inzozi, ariko izo nzozi narazigize, ariko sinabaye umunyamakuru. Nubwo wenda itangazamakuru ari umuntu agenda ahura naryo mu kazi, sinabaye n'umupadiri. Ni iki ukunda kurya no kunywa? Nkunda kurya ibiryo nyarwanda, hafi ya byose ibintu bitetse kinyarwanda, ariko cyane cyane nkunda ubugari, ngakunda amateke, imyumbati, n'ibyo mu biribwa n'ibyo. Aho mu binyobwa buriya nkundikira, banywa amazi, amata ndayanywa. Nakundaga ikigage kera bikibaho, abantu bakizi kwenga ikigage cyiza, agatama, ibintu bisembuye, ndi petit joueur, ntabwo somaho, ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyane. Wavukiye i Kigali, hari abantu wenda bavuga bati abantu kenshi bakunze guca mu bintu bigoye n'abantu baba baravukiye mu cyaro cyangwa se hanze ya Kigali, ariko nabi Kigali hari igihe bibaho. Niba buhari, wowe n'ubuhe buzima bugoye waba waraciyemo kugeza amagingo yawe wibuka kenshi? Ubuzima bugoye ahantu hose burahaba, cyane ko nubwo navukiye i Kigali, ariko Kigali ntabwo yari imeze itya, yateye imbere vuba aha ngaha, nayo yari ifite icyaro kinini cyane, ko icyo gihe twari turi n'ubundi mu bice by'icyaro. Buriya ibi bice bya za Rubirizi, hari ahantu h'icyaro habaye umujyi vuba. Ubuzima rero abantu bose banyuramo bukakaye, nanjye nabunyuzemo, kuvukira mu muryango ukennye w'Abanyarwanda nyine bose, n'ubuzima buba buriho, ukava ku ishuri ugomba gushaka gufasha mu rugo kugira ngo ifunguro riboneke, urigiremo uruhare. Ibyo byose n'ubuzima buba bukakaye. Kwiga rimwe na rimwe bigoranye, kubona amafaranga y'ishuri yabaga ari na make, ariko hari igihe kuyabona byabaga bigoye, ubibona ko uri kwiga nyine bigoranye. Ibyo byose nyine umuntu akagenda abinyuramo. Ibihe igihugu cyacu cyanyuzemo, cyane cyane muri 1994 mu marorerwa ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Abanyarwanda twese twarahungabanya, abantu bariruka, ugatandukana n'umuryango ukamara imyaka ingahe utazi naho umuryango uri cyangwa amezi. Ubona inshuti, ubona abantu mwakuranye bicwa, cyangwa ukumva kanaka yarapfuye, mwariganye ukamushakisha ugasanga bati yarapfuye. Ibyo byose ni ubuzima rimwe na rimwe umuntu yibuka, ukumva ni ibintu bikomeye byagiye bikomerera umuntu, ukabinyuramo ukumva ni ibintu by'ingorabahizi. Rero ubuzima bwose bubaho umuntu ashobora guhura nabyo, bwabo bwa gikene, ibyo byose umuntu aba yarahuye nabyo. Ni akahe gace ko mu Rwanda waba ukunda? Ko batubwiye imyaka yawe, umuntu ukuze, byumvikana ko n'u Rwanda mazemo igihe wararutembereye, ariko muri rusange ni akahe gace ukunda ko mu Rwanda? U Rwanda rero muri rusange ngiye mbona rwose ari rwiza, aho nagiye hose mbona ari heza. Abanyarwanda ari abantu bagira umuco, basabana, ariko cyane cyane nkunda agace ka Musanze. Sinzi impamvu, kubera hari uburyo
imiterere yaho, klima yaho genda yikunda. ukomoje ku banyarwanda muri rusange uko bameze, ariko hari ijambo iyo umuntu aganira kenshi rikunze kugaruka mu biganiro, ugasanga umuntu aravuga ati ariko abanyarwanda mwabaye mute, cyangwa se abanyarwanda muri rusange mufite izi ngeso, nubwo abatari bose 100%, cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Wowe nk'umunyarwanda kandi uba muri sosiyete yabo ndetse ukanakina n'imico itandukanye yabo, makinamico uri kwigisha, ni nk'iyihe ngeso ubona benshi mu banyarwanda bafite ku bwayo wumva ari nk'ibishoboka yagakwiriye guhinduka? Ingeso zo buriya mu ngeso rero nanga ikintu cyo kubeshya. Rero benshi mu banyarwanda babikora babizi cyangwa batabizi, ariko usanga dukunda kugira akantu ko kubeshya cyangwa se no kwibeshyera. Ko kantu rero ni akantu katari keza. Umuntu amubaza uti amakuru ati ni meza, kandi wenda afite ikibazo, ararwaye cyangwa asize umuntu mu rugo arwaye, ariko wamubaza uti mu rugo bimeze bite, ngo ni byiza, nyuma ukaba ari bwo wumva ko akubwiye ko hari ikibazo. Rero ako ni akantu ushoboye gukosora wakosora. Ntabwo sinzi byatugiyemo hari, ariko usanga twese dukunda kubakoresha. Ushobora kuba wanapfusha umuntu, uhora n'umuntu, usize umuntu wawe muri morgue, ubundi ntaramenya ko wanagize ibyago, ati biti se, ati amakuru ngo ni meza, ngo ariko ngo twagize ibyago. Abanza kuvuga ngo ni meza ariko twagize ibyago. Ntabwo ahita akubwiza ukuri ngo arase ku ntego avuga ati ntabwo ari meza twagize ibyago, ariko ahita avuga ngo ni meza ariko twagize ibyago. Nako kantu umuntu ashoboye kugakosora yagakosora, ariko mbona ko turimo gutyo nyine, sinzi ukuntu kaje, ariko katurimo gutyo. Ariko burya namaze kubona ko abantu basa nkaho tunabitoza n'abana bacu, kuko burya dusa nk'abigisha abana kubeshya. Kuko buri iyo uri mu rugo wenda uruhuka, noneho ukabwira abana ngo ntagira unshaka mubwire ko nahari. Urumva umwana utangiye kumwigisha kubeshya, kandi turabikora, dukunda kubikora, ngo ntagira unshaka mubwire ko nahari. Urumva umwana arabizi neza ko uri mu nzu uraryamye, ese uwo mwana ugira ngo nakora azabigenza gute? Ako kantu rero nyine mbona nakari akantu dukwiye gukosora. Hanyuma kenshi iyo umuntu yamamaye akamenywa n'abantu benshi, abantu baba bamubona nk'umuntu wagezeyo, mbese nyine wamwiyambaza atabura icyo amusigira. Wowe nk'iyo hari inshuti zikwiyambaje wenda ngo zitwerere, akenshi usanga baba bafite ubukwe cyangwa se ibindi birori muri rusange, cyangwa se atari n'ibirori, iyo wenda ari ubundi bufasha bakwatse, ubasha kugabanya izo nshuti zawe gute? Ese wenda ntabaga ibyo bahaye kubera wenda ibirenze bari bakwitezeho? Sinzi, buriya waga yawe cyo n'uburenganzira bwe, sinzi. Ariko buriya nanone umuntu atanga uko ashoboye, uko yifite. Ngewe ndatwerera, inshuti ndazifasha uko nshoboye mu bushobozi mfite, kuko buriya umuntu ashobora kubona akagira ngo wagezeyo, ariko ni wowe uba wiyizi, ni wowe uzi ukomeza. Gusa nanone ntabwo wakwanga gutanga ngo nturagerayo cyane wagize gute. Urareba rero ukavuga uti muri aba bantu 4-5 bansabye ubufasha cyangwa banyitwererejeho, ndabagabanya gute nkurikije ubushobozi bwanjye. Ukareba kugaya, ubwo yarangaye ntiyabimbwira, nta uragaye icyo namuhaye, ubwo niwabikoze nigeze abimbwira, wenda yarabimanye ku mutima we. Ariko sinibaza n'ukuntu yaba angaye iki, kandi ko umuntu utanga uko wifite n'uko ushoboye. Ariko ngerageza mu by'ukuri kugabanya mu bushobozi buke mba mfite, kugerageza kubagabanya, buri wese nkamuha intwererano iyo bibaye ngombwa. Washobora guhuza akazi kawe n'ubuzima bwo mu rugo cyangwa muri famiye? Umuntu arabihuza. Buriya umuntu niwe ugerageza kwimenya, ukiha igihe. Umuryango nkugenera igihe cyawo, ariko akazi buriya amasaha menshi kuko y'umunsi tuyamara mu kazi. Akenshi rero ubwo ngera mu rugo mu masaha 12:30,
nkaba ndi kumwe n'umuryango kugeza mu gitondo. Muri weekend iyo ntari gukora Runana tudafite recording, mba ndi muri famille, mba ndi mu rugo cyangwa se mu bikorwa biri social, ubukwe n'ibindi, ariko umuryango nawo nkawumenyera amasaha yawo. Guhuza rero akazi, ugahuza iby'ikinamico, ugahuza no kwita ku muryango, ibyo byose umuntu arabikora, ugerageza kubigabanya igihe uba ufite, ukagerageza buri cyose kugira umwanya wacyo, biterwa na management umuntu yiha. Wumva bizigera bikubaho wenda nko guhagarika gukina Runana cyangwa amakinamico muri rusange? Bishobora kuzaba igihe ijwi ryanjye ryaba ritagisohoka, ariko igihe cyose nzaba nshobora gusohora ijwi nkiri muzima mvuga, numva nakina ikinamico uko mbishoboye kose, kuko namaze kuyigira ubuzima bwanjye. Nayo ni inshuti yanjye, nanjye nkaba inshuti y'ikinamico. Umuziki njye nkunda indirimbo zituje, slows. Ni akahe karirimbo wenda ukunda muri iyi minsi ukunzeho? Shaka kuba ari akanyarwanda cyangwa ari ako hanze? Indirimbo muri iyi minsi rero hari mu Rwanda hari abahanzi benshi nkunda indirimbo za Karasira, n'abandi bahanzi bose baranshimisha, baririmba neza, abagerageza gutanga ubutumwa. Njyewe kenshi nkunda kumva ubutumwa buba buri mu ndirimbo, ariko hariho n'iz'entertaining abantu. Buriya mu by'ukuri nk'umuntu witwa Sebyumva igisupusupu, wenda abantu bamwe, ariko ugiye kubera ukuntu entertaininga, mbona ubutumwa burya buba burimo nuko abantu batabyumva neza, ariko nawe ushobora kubyumva ukaruhuka. Yego, avuga ko ngo ari ibishegwa aririmba cyangwa se ibintu bye biba bidakwiye kumvwa n'abana. Simbizi, abavuga ko ari ibishegu ntabwo ari cyane, ariko buriya indirimbo ze wenda sinzi niba n'abana babasha gusobanukirwa ibyo ari byo, ariko numva ntabwo ari ibishegu cyane, nta kintu kidasanzwe kiba kirimo, ku buryo rega ibishegu nuko tubivuga gutyo, abantu benshi burya babivuga batanabizi, ariko nibyo abantu mu buzima busanzwe abantu baba birirwamo bavuga, kandi we ntabwo yigeze yerura ngo ikintu akite nuko kigomba kwitwa. Yagiye bivuga wenda mu buryo bugize bw'inshamarenga. Abantu rero wenda abakuru bo baranabasha kubyumva, ariko sinzi ko abana wenda bamwe bakiri n'abato baba babyumva gutyo. Kandi nubaza ko kubera abantu bakunze kubivugaho no tumugira inama ko yajya ahindura, nibaza ko indirimbo zindi zakurikiyeho cyangwa iyo yakurikijeho nyuma, nibaza ko nta kintu kishegu kiriho. Naho igisupusupu wenda hari amagambo amwe namwe kuko wenda yashoboraga kuba yahindura akavuga ukundi kuntu, ariko nibaza ko ntabwo yigeze aca nk'amabere, nuko abantu tukabya nyine. Hanyuma Bushombe cyangwa se Jean Claude, hari ikintu yaba yicuza mu buzima bwe, ubuzima bwose ubayeho? Nk'igiki se? Icyo utakoze, icyo wakoze simbizi, kuko kugeza ubu njyewe nta kintu nicuza, nta kintu nishinja, nta n'icyo nicuza. Reka tujye kuri Bushombe cyangwa Jean Claude ushobora kugira nk'amahirwe yo kugira ibintu akosora cyangwa gusubiramo ku myaka 18, wumva ari nk'ibihe wakosora? Kubera ko ubundi buriya ntakosoye icyo nakagombye kuba nicuza, kandi numva ntacyo nicuza, byose nta kibazo. Rero ku ruhande rwanjye buriya ukuntu umuntu aba yarabayeho mu buzima, ukuntu umuntu aba yarakuze, wenda kuko hari aho uvuga uti iyo mba naragize gutya byari kugenda neza kurushaho. Ariko ku giti cyanjye wenda umbwiye uti kosora ibi, sibwo nakosora ikira.
sinzi numva simbizi, numva ibyo nize nyine ubwo nibyo nabashije kwiga ibyo nyine ndabyiga kandi mbyiga neza, ntabwo nari umuswa. woga nk'uwa kangahe ariko niho atari ibanga? nize ndi umuhanga primaire yose narangije ndi uwa mbere, yego secondaire nabaga muri batatu ba mbere, université nagiraga amanota meza, nagize distinction. Ndibaza rero ko nize neza uko nari nshoboye, nize ibyo niga neza. Hanyuma gukosora cyo kora, wenda nashatse nkuze, wenda navuga ngo nasubira inyuma gatoya. Iyo nza gusubira inyuma gato ndari gushaka ntakuze cyane, ko hari igihe ubona ko bivuna bisaba gukora cyane nanone, ariko nabyo simbyicuza kuko ubwo hari impamvu yari nuko nagomba kwita ku muryango. Yego, nagomba kwita ku muryango kuko ningiye umukuru mu muryango. Hari byinshi rero numvaga ngomba kubanza gukosora no gukora mu muryango mbere yo kwiyitaho bwanjye, ariko nabyo ntabwo ari amakosa yanjye, numva ntacyo nishinja. Uramutse uhawe nk'amahirwe ku isi muri rusange, wumva ari nde muntu wakwifuza guhura nawe? Guhura nawe hari benshi umuntu aba abona ari ibihangange cyangwa se ari abantu baganira. barahari benshi, ushobora no guhera nani iwacu barahari, umuntu ataraganira nabo atarahura nabo kandi ubona ari ibihangange cyangwa ubemera. Reka tugufashe tujye nko kuri batanu. Yego, perezida wacu ni umuntu yaganira nawe, hari byinshi uba wumva wamubaza cyangwa se wamugishaho inama. Abandi umushumba wa Kiliziya Gatolika, papa ni umuntu ukomeye, ngende ndi umukatolike. Hari byinshi uba wumva wenda wabaza ku bijyanye n'imyemerere ya Kiliziya Gatolika. Wamubaza nk'ikimuwe kimwe cyonyine kugira ngo tunakimenye? Hari byinshi wenda umuntu yanamubaza, ariko imyemerere ukibaza ni impamvu ki batemerera wenda abihaye Imana b'abapadiri gushaka abagore, kuko duhora twumva ibi bintu bya Kiliziya Gatolika barega abapadiri gufata abana b'abahungu ku ngufu kugira gute. Ibyo byose wenda abantu bakibaza yuko byaba biterwa n'uko batemerewe gushaka. Noneho rero ukibaza ese kuki ibyo bintu ntibyahinduka? Ese hari, kuko nibaza ko ntabwo Yezu yigeze ashyiraho iteka ryo kuvanga abantu ntibashaka abagore, nubwo Paul we avuga ati byiza ni ukuba utashaka, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nta hantu na hamwe, kuko abapadiri ba mbere babaga ari abantu batunze ingo cyangwa akaba yarashatse yarangiza akajya kwiyegurira Imana. Yego, rero ukibaza se kuki ubu ngubu wenda kugira ngo icyo kirego gikomeze kibeho, niba abantu kuki batabemerera nabo ngo babe bashaka abagore? Wenda icyo nicyo umuntu yakiganira. Tuba tuzi wenda ko ari ukugira ngo bitange bakore cyane, bakorere Kiliziya, kuko ufite umuryango wita ku muryango cyane kuruta uko wakwita wenda ku butumwa. Ariko nanone ukibaza se kuki batagerageza guhuza ibyo bintu byombi ngo n'icyo cyaha Kiliziya ikomeza kuregwa nacyo kigabanuke. Hari abandi rero, abandi ni ibyamamare by'abakinnyi b'umupira. Abakinnyi b'umupira, hari umuntu
nakundaga cyane warangije gukina umupira Thierry Henry namukundaga cyane mba numva n'ubu ngubu duhuye twaganira abandi rero abo wenda barahagije. Tubwire mu nzozi zose ugize mu buzima bwawe hari umuntu aba yibuka n'izo atibuka, ubwo ndavuga inzozi za cyagiye umuntu asinziriye aryamye, ni izihe nzozi zisekeje waba warigeze kurota nawe ukabyuka ugaseba ukavuga ati izi nzozi zirasekeje? Akabyara inzozi se ko umuntu ko arota umuntu ko agira inzozi nyinshi se, ariko urumva iyo umuntu ari nk'umwana baragiye agira inzozi nyinshi, hari inzozi zabaga zisekeje ni nko kurota wenda urimo uguruka wabyuka nyine ugasanga uracyari hahandi ariko wabonaga wagurutse cyane uri nko kugenda. Hari igihe umuntu ugira gutyo ukabona urose uri nko mu muhanda wasimbutse mu modoka cyangwa amazu yose wihuse uri kugenda mu kirere. Izo ni inzozi umuntu ajya agira, nanjye naragiye nzigira. Cyangwa se kurota watoraguye nk'ibifaranga byinshi cyane uri umukire warangiza ugasanga ufite nayo kugura icyayi mu gitondo. Ibyo ndabyo urumva iyo uri muri izo nzozi wowe wumva nyine waguze ibintu byose wabaye umukire, ariko nyine mu gitondo cyangwa umaze gukanguka ugasanga burya ntushobora no kubona n'itike yo kujyana ku kazi. Yego, uruhitamo gusubira mu myaka imwe wenda wabayemo, ni nk'ihe myaka wahitamo? Imyaka y'ubuzima hari imyaka iryoha cyane. Uzi imyaka yo kuva kuri 20 kugeza kuri 30. Iriya myaka iraryoha byatari. Iriya myaka iraryoha cyane, umuntu ahimva ibintu byose yabishobora, uba wumva uri nk'igitangaza ahari, kandi koko nibyo umuntu aba afite imbaraga. Inzozi zawe zose uba wumva zishobora kuzaba ukuri igihe icyo ari cyo cyose. Ni imyaka iyo ikoreshejwe neza umuntu yubakamo ejo hazaza hanini. Ni imyaka myiza rero yo umuntu yishimiramo akanayikoramo ibintu byinshi atayipfushije ubusa. Nanjye rero iyo myaka ndayibuka ndanayikumbura. Hanyuma tugenda tunagana no ku musozo, bibayeho ukamenya ko umunsi usigaje ari uwanyuma ufitemo amasaha 24, wumva ari iki wayakoramo ayo masaha? Ayo masaha rero ikintu nayakoramo, nahamagara abavandimwe n'inshuti zanjye nkabasaba imbabazi aho naba naragize icyo nshumuraho mbemukira. Nanjye kandi nkagerageza kubabarira uwo naba numva wese mfite wakango nonwa numva ko yaba yaramemukiye, ubundi nkiyeza n'Imana ngataha mu mahoro. Hari abajene bagukurikiye bagufatiraho urugero nk'umuntu ukuze maze igihe kinini muri ibintu byo gukina amakinamico, bashobora kuba bakurikiye ikiganiro muri uyu mwanya, nihe nama wabagira? Nabo bashobora kuba bafite inzozi zo kuzagera nk'aho mugeze, n'iki wababwira? Icyo nabwira abakiri bato bumva bafite inyota yo kuba bakina ikinamico cyangwa se filime, nuko inzozi zabo nyine bazigira ukuri, bakagerageza gukora, kuko iyo ukoze ibintu bishaka kandi ubikunze bikugira akamaro. Ikinamico mu by'ukuri cyangwa se gukina filime, twebwe twatangiye tubikora kenshi bimeze nko kwishimisha bitarimo n'amafaranga menshi. Yego, ntabwo umuntu yava ko yabikoreraga ubusa, nta nubwo tubikorera ubusa, ariko ubu ngubu bitangiye no kugira umurongo, hamaze kujyaho federation, abantu bashobora kugeraho babarizwa, ariko mbere wasangaga abantu bameze nk'abanyamwigenda, ariko ubu ngubu hatangiye kujyaho amafederation ashinzwe abahanzi mu byiciro byose binyuranye n'ikinamico irimo. Rero baba bashobora kwegera abantu bakabatoza, bakaberekera, kuko birigisha. Ikindi kandi byagutungira umuryango. Rero icyo nababwira ni uko bakomeze babikunde, bakomeze babikore,
hari aho abantu bashobora kwitoreza, aho hose bajya mu ishyo, bajya aho hose ni ahantu baba bashobora kujya bakabafasha bakazamura urwego rw'impano zabo. Nicyo nababwira. Ikindi nanone abantu bakabyinjiramo cyane bitagiye kuba indonke, kuko hariho nk'ibyo ureba ugasanga nk'abantu wenda yanditse ikinamico ariko ugasanga nta kintu kinini cyane kirimo. Abantu bakwiye no gukora inkuru cyangwa se kwandika ikinamico zirimo inyigisho, kandi inyigisho yubaka Abanyarwanda, ibintu bitarimo amacakubiri cyangwa se bitarimo guhanganisha abantu, ariko igihe cyose ubikora ugamije kwigisha abantu birimo inyungu, haba kuri wowe no kuri sosiyete muri rusange. Reka dushimire Ayirwanda Jean Claude, benshi muzi nka Bushombe mu ikinamico Runana. Ni umugabo biba bitoroshye kubona kubera inshingano nyinshi zitandukanye aba afite, ariko uyu munsi yatugeneye umwanya kugira ngo tubashe kubonana. Dusoza rero, ni iki wabwira umuntu wari ugukurikiye muri kano kanya muri rusange? Murakoze, namwe ndabashimiye kuba mwafashe uyu mwanya mukaza tukaganira. Hanyuma rero nkaba nshimira n'umuntu wari wese dukurikiye wabashije kumva iki kiganiro tugiranye. Nkaba kandi nizeza ko igihe cyose mbonye umwanya hakagira icyo buri wese yashaka gusobanukirwa biruseho ku byo twaganiriye, mbonye umwanya nazongera ngatanga ibindi bisobanuro. Ndahari, nubwo ntaboneka cyane ariko ndahari, haba kuri telefone cyangwa se ahandi. Sinkoresha social media cyane, ariko ka Instagram ugira cyangwa ka Facebook ndayifite. Yego, nitwa nyine Ayirwanda Jean Claude. Yego. Murakoze cyane. Murakoze namwe.